Turagusuhuje tukwifurije ibihe byiza. Muri ino video tugiye kurebera hamwe noneho ni gute nshobora kongera gusubirana passphrase zanjye zatakaye cyangwa se nkabona inshyashya. Turaza kureba ku buryo bugera muri bubiri cyangwa butatu ushobora kugufasha kubona passphrase, ubwo nawe uraza kurebamo uri buze kugukondera abari bwo ukoresha. Ushobora gusubirana izo wari usanzwe ukoresha cyangwa se ukaba wakora inshyashya, nabyo turaza kurebera hamwe byose. Reka rero nguhe ikaze nkubwire ngo kanda like kuri ino video, ukande subscribe nimba ari ubwa mbere wageze kuno muyoboro. Muri comment nashyizemo link ya WhatsApp group aho twahurira, ndetse nashyizemo n'akandi ka link k'umuvandimwe w'inshuti yanjye wambwiye ngo mushyiremo aka link hanyuma musabira abantu kuba mukora subscribe ku gacano ke, ariko ni umubwiriza w'ubutumwa bwera kugira ngo abantu mukunda ijambo ry'Imana mwaza kuhanyarukira mukareba. Ni yitwa Evangelism 1, muraza gusanga link muri description, muramukoze cyane. Hanyuma tudatinze reka duhere ku buryo bwa mbere bushobora kugufasha kubona passphrase. Nuvuga ngo abantu benshi bagiye bafata passphrase zabo bagasa nk'abazijugunye, ku buryo wasangaga batazi muri make ibyo barimo barakora, kubera ko hari abantu bageze muri payi babona ibintu bikubitaho gutyo ntabwo bazi ibyo ari. Passphrase barazitakaza. Hari rero abagifite amahirwe yo kuba bazibona ariko bakaba batabizi uburyo ushobora kubona mu passphrase zawe, byibura kuba ushobora gufungura account yawe ya wallet cyangwa se kwinjira muri wallet ariko ukoresheje fingerprint. Birashoboka ko ushobora kuba wabona passphrase zawe, kubera ko nimba ushobora kwinjiramo ukoresheje fingerprint, hari uburyo ushobora kubona mu passphrase zawe. Ubwo nibwo tugiye guheraho. Kugira ngo rero ubone izo passphrase ukoresheje fingerprint, reka tujyane step by step. Nk'uko bisanzwe uraca muri Pi network, hanyuma winjire muri Pi browser uyifungure, nugeramo winjire muri wallet nk'uko nanjye ndi muri wallet. Hanyuma nugera muri wallet nta kindi urakora, uraza kureba niba winjiyemo ukoresheje fingerprint. Uraza guhita ko ukanda ahangaha kuri aka kantu kanditseho setting, uraza gukanda kuri setting. Ukimara kuhakanda urahita uhingukira ahangaha hameze gutya. Nuhingukira ahangaha, ubwo ndavuga ku bantu bashobora kwinjira muri wallet yabo bakoresheje fingerprint. Nuhingukira ahangaha urahita ukanda ahangaha handitse ngo show. Ubu barakubwira ngo ni show my passphrase. Urahita uhakanda dore ngaha, ukande hano ku ruhande handitse ngo show. Nukanda show bahita bakwereka passphrase zawe uzikopiye maze uzibike neza. Abo ni ku bantu ba mbere bashobora kuba bakoresha fingerprint bakinjira muri wallet bigakunda. Reka noneho turebe ku bantu bandi badafite ubundi buryo bashobora kwinjiramo. Ku bandi bantu rero mwibagiwe passphrase zanyu ndetse mukaba mudakoresha na fingerprint, hari uburyo mushobora kuba mwakifashisha. Ubwa mbere ntekereza ko passphrase akenshi abantu bakundaga kuzoherezanya bakoresheje WhatsApp, ugasanga bazohereza bakoresheje WhatsApp, ku buryo mwavuga ngo mbumbikiye ndati passphrase zawe nizi uzibitse, ugasanga barazoherezanya muri ubwo buryo. Ariko noneho ukaba waraje kutakaza ya WhatsApp account, so bisaba rero ngo warakoze byibura backup kuri WhatsApp, ya message yose ajya yibika kuri email, ngira ngo kuri iki gihe nta muntu ufite WhatsApp itari backed up, ku buryo ashobora kuvuga ngo message zaratakaye. So rero nimba ari WhatsApp yawe ukoresha backup, ushobora ukongera ugakora backup ya za message zose, zikaba WhatsApp yasubira inyuma noneho ikakwereka ibyo wasavinzeho kera cyane mu gihe runaka wowe byaba byaravuyemo. Ibyo birashoboka cyane. Ushobora kureba umuntu kwegera uri hafi uzi ibintu bya backup ya WhatsApp, kubera ko ni topic ntabwo nayigishiriza ahangaha, akaba yagufasha mu gukora backup ya message zose mwohereje kuri WhatsApp mu gihe cyasize, noneho mukarebamo ese ni gute nabona passphrase. Ikindi kandi ushobora kwandikira umuntu wari wagufashije gucreatinga account, ukamubaza nimba kuko nta hantu yaba yarazisendinze, kuko hari igihe usanga yaraziguye muri message ukaba warasibye message ariko wowe message akizifite, cyangwa se yarayiguhaye ahandi hari hose wowe ukaba warabisibye ariko ugasanga izo record aracyazifite. Abantu bari mwarasize kuri email mukazibura mukoresheje inbox, mushobora kuba mwasura trash cyangwa se ka gace kanditseho ngo trash, mukareba ko zaba zikiri muri trash zitari zagenda, uko iyo
ikintu gisibye kuri email kiva muri trash byibura hashize amezi agera kuri 3. Ubwo ni uburyo rero bushobora kugufasha kugira ngo ugerageze kwibuka ahantu washyize passphrase, kandi ndizera ko byibura mu bantu bose baza kuri ino video ntihaza kuburamo umuntu bizafasha. Icyanyuma turi buze kuvugaho mu buryo bwo kuba wagarura passphrase zawe ni uburyo bwo gukora reset. Ariko iyo tuvuze reset abarahita bumva ko payi wari warakoreye mbere nimba hari izo ufite zabaye migrated ukaba waribagiye wallet, izo ngizo uraza kuzihomba. Kugira ngo turabyumvikana neza, uraza kuzihomba kubera ko iyo wallet watakaje kofi yawe zari zirimo. So rero kugira ngo ubure byose wakemera ugahomba izo za phase ya mbere, hanyuma ukashyiramo iya kabiri ukazaba uyikora, ukazaba wakira izo PI nazo zaje, aho kugira ngo uzahombe iza mbere uzahombe neza kabiri. Kuko urumva niba migration ya kabiri n'ubundi zizimukira kuri ya wallet watakaje, aho kugira rero ngo bizabeho inshuro ebyiri, kora indi wallet hanyuma ugende uyihuze na PI kugira ngo zizimukireho noneho. Ni gute rero bakora wallet? Uraza gufungura wallet yawe, nugera hano handitse ngo unlock with passphrase cyangwa se unlock with fingerprint, usanga ntabwo bishoboka gufunguka. Hanyuma nusanga bidashoboka uhita ukanda hano hasi, hari ahantu hano hari aga section kanditseho, dore ngaka kanditseho ngo you can create new wallet, ugakandeho hanyuma ucreating wallet nshyashya. Ya wallet nshya baraguha uraza kuyikopiya, numara kuyikopiya ugenda uyibika ahantu hizewe. Ubundi mpitamo kuyishyira kuri email cyangwa se ahandi hantu niyo washyira kuri hano, ariko ukaba uri sure neza ko utazigera uhabura kabone niyo watakaza phone. Hanyuma numara kuyikopiya iyo passphrase urayibika. Nyuma y'amasaha 28 uraza winjire muri payi yawe nk'ibisanzwe. Hanyuma ubwo ndavuga nyuma y'amasaha 28 umaze kuyikora, hanyuma nk'ibisanzwe winjire muri payi yawe, hanyuma ukanda hano hejuru hariya ujye kuri section yitwa mainnet. Ya section yacu yitwa mainnet uyikandeho, hanyuma uzane za payi zawe hano kuri mainnet checklist, uzane za passphrase zawe uzishyira hano muri step ya 3 kugira ngo urahareba. Dore ngaha muri no step ya 3 nyuma y'amasaha 28 ukoretinze uraza kuzishyiramo hano. Ibyo no birangiza urahita umanuka hano hasi kuri step ya 6 naho wongera uzishyiremo kugira ngo ubusinye amasezerano. Dore naha ngaha naho wongere uzishyiremo. Ibyo bintu nubirangiza uragenda witurize utegereze ko hazabaho migration muri account yawe. Ariko no kuvuga ngo ku muntu ubuze gukora reset atari yabona migration, coin ze zose azazigumana nkuko ziri kuko ntago zirimuka. Ariko umuntu uzakora reset ya passphrase yarakoze migration ya mbere, no kuvuga ngo coin ze za mbere zose zaba zitakaye, ahubwo azaba acungiye kuri za zindi bazamuhabwa kabiri bari gukora migration ya kabiri. Ubu ni bwo buryo rero buhari bushobora kugufasha kuba wabona passphrase yawe. Nta bundi ndamenya buhari, buramutse buhari wabudushyira muri comment tukabubona, ariko ubu ni bwo turi gukoresha aka kanya kugira ngo umuntu abe yasubirana passphrase yiwe. So reka mbabwire ngo mwakoze gukurikirana ino video, kandi like ndetse no kandi subscribe, uduhe n'igitekerezo cyawe. Ntimuze kwibagirwa kwinjira muri ka video kacu cyangwa se ka YouTube kacu, mugende mukanda kuri subscribe. Muramukoze cyane.